Ibe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza kabisa. Nje muri ka kanya kacu ka now ngiye kubagezaho uko ibitaramo by'Igicumbi byari byifashe. Kabisa ni nyuma yo kuva i Musanze kuwa gatandatu utaha bakomereje Igicumbi muri ya gahunda ya MTN iwacu na muzika kabisa. Abahanzi barimo Bruce Melody, Bushari, Kenny Soul, Kirisizi ndetse na Bwiza bari mu basusurukije abanyagicumbi, nubwo imvura yabanje kugwa. Nje kubaha detail y'uko byagenze. Ubundi narabwata umuntu wakoze subscribe no kuri channel ya KTV Skills nta na kimwe azigera ahaburira, kuko byose ibyo mukeneye mba nabibazaniye kabisa. Kora subscribe rero nze mbahe uko ibitaramo byagenze, buri muhanzi uko yaperforminze ndetse n'uburyo ki yaririmbye n'uburyo ki abafana bamwakiriye. Kora subscribe rero byose ugiye kubibona guhera kuwa mbere kujya kuwa nyuma. Tuzaba tutoshe tuzibi aho urukundo rutujyana, ariho natwe tugana. Mbega ukuntu w'ibyo tuyimana, kandi izo kesi nizishonga ibesi kayongana. Ese urukundo rwacu ntiruzabarusha twese. I hate the way you call me only when you're horny. You hate the way I call you when you got them.
ngayo nguko rero nguko ku bitaramo byagenze, turi kumwe no mu zindi video zikurikira nziza mba mbafitiye, mwari kumwe na Ismael King Bruce DJ, kora subscribe, ciao ciao nawe utaha.